akuyu munsi nuko tugatangiye umwana agiye kurya yumva hari abaje, arangije ahita afata telefone ahita ajya kuyisetinga, arangije ashyiramo kamera, atangije atangira kurikodinga. Ese biraza kurangira bite? Nuko nguko dutangiye filime yacu. Yaraje ahita yisinziriza nk'umuntu wasinziye kuva kera na kare, abikoze mu kanya gato nk'ako guhumbya. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende udashoje iyi video, ukore like, ukore subscribe, ukomeze kudushyigikira. Hari uwaje n'ubwo buryo yajemo, yatangiye gushyira uburozi mu biryo by'uriya mwana yari agiye kurya. Mana nyagasani, umwana arahindukira, umwana aramureba neza, yitegereza ibyo arimo. Ese ni ukubera iki uyu mwana yari yiteguye? Uno muntu yari azi neza yuko ibi bintu byanga bikunda agiye kuba yabikora. Nuko nguko video arimo arayifata, arimo ararikodinga buri kimwe cyose kiri kubera ahangaha muri salo. Umwana ari nako yigonesha, ari nako yinyagambura nk'umuntu wasinziye kuva kera na kare. Ese kubera iki? Uraza kuba wasobanukirwa impamvu. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende rwose udashoje iyi video. Njyewe nitwa Watara, ubategurira zino video nkanazibagezaho rwose. Uyu nguyu yazanye afite n'amafaranga mu ntoki, amaze gusoza ibikorwa byiwe, amaze gukora ibyo akora, arangije araza kuri wa mwana usinziriye, afata amafaranga, arangije ayashyira mu rubavu rwiwe, yegura umwenda. Nuko nguko abigenje. Icyo atazi disi nuko umwana ari kubasha kuba yamwitegereza, ari umukino amupanze, kandi ikindi byongeyeho ari no gufata video. Ni bya bindi bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Buriya nushaka kugaragaza ibimenyetso cyangwa guteza isoni umuntu cyangwa ukamugayisha, uzifatira aka video cyangwa ifoto, iyo foto izakurengera. Umwana yamaze kugenda, arangije ahita azaya amafaranga ayashyira muri small bag, mu gakapu gatoya kari kari aho ngaho. Ese biraza kurangira bite? Afata bya biryo ahita cenjinga, iyo ari iri iburyo ayishyira ibumoso, afata na yaji bamaze guhumanya nayo arangije ayishyira iburyo, indi ayishyira ibumoso. Ese biraza kurangira bite? Niba ugeze ahangaha iyi video ukayikunda cyane, kora like, ukore subscribe, ubundi ukomeze udushyigikire. Ujye no muri comment utwandikire, utubwire uko bimeze n'igitekerezo cyawe. Umwana yamaze gukora iyo protokoli, amaze kubihinduranya neza, ari nako yafashe ari gufatana video, ya video iri gufatwa yarongeye ariryamira. Wari ugiye kuzana uwazana, yaramuzanye amubwiye ati sister wisange. Mana nyagasani, yahise atangira gukomanga wa mwana, yahise atangira gukomanga wa mukobwa ati henuka aho ngaho, byuka ibitotsi byawe twabirambiwe. Nabirambiwe, byuka urye utazicwa n'inzara ukavuga yuko nakwicishije inzara. Uyu mwana ni bya bindi bavuga ngo ni mukaso, niba ari mukaso sinzi ukuntu mubyita, ariko nyine uyu mwana ntago abyarwa n'uyu mugore. Uyu mugore umugabo yashakanye uno mwana. Nuko nguko ubuzima busanzwe ibintu byose biba bimeze. Niba ugeze aha kuri Dom Drama aribwo bwa mbere, ntucikwe, wiyandikishe, tujye tubana umunsi ku munsi. Yakomeje kumuprostija amubwira uti irya ibiryo nakuzaniye. Umwana nta kibazo afite, amakuru yose aba yayateguye. Tubabwira ngo muri ubu buzima bisaba kugira ubwenge kandi bisaba gucana ku maso. Niyo mpamvu ikimenyetso cyose cyakurengera uba ugomba kuba wacyitaho. Yateruye isahane arayimuhereza ati sister, ati rito sister, ati mushiki wanjye mutoya, basha kuba warya kandi wumva utuje. Ahangaha ibintu birahari, ahangaha nashatse neza, urushako rwanjye ni rwiza, uretse uyu mwana umbangamira. Atariko nawe ibyo bizarangira n'igihe gitoya. Yaramubwiye ati nta kibazo, ati mujye mwumvikana, nta kibazo n'umwana. Ati kandi niyo byanze nawe uri umuntu mukuru, wafata umwanzuro mukuru. Ibaze nawe rwose, buriya inda ni iya mweru, inda rwose, inda ni imwe babyara ni imwe. Urumva yuko anamushyigikiye, gusa nawe ntago azi ibyo yabashije kuba yakora.
uko ashaka kwica uyu mwana ni nako agiye kwica murumuna wiwe akunda wenyine ari nawe asigaranye. Ese ni ukubera iki? Imana ni uko nguko ibipanga, cyangwa se Satani ni uko nguko buriya iyo ushaka guhemukira umuntu cyangwa se ushaka kwihorera, ni bya bindi bavuga ngo ujye ucukura imva ebyiri, ucukure iyo ugiye kwihoreraho ucukure n'iyawe. Umwana ariturije, abangaba bayagaye, arimo aramubwira uti wisange, ati kandi uretse uyu nguyu mbangamira nta wundi. Undi nawe akamubwira uti nawe uri umuntu mukuru, muzabihuze mubyoroganize neza. Mana Nyagasani, ari nako mubwira ati bino biryo biraryoshye cyane, icyo atazi ni uko ari kurya uburozi. Yaba iraji iraroze, yaba ibyo biryo biraroze. Disi bazi yuko umwana ari we bari kuba baha uburozi. Mbabwira ngo iyi filime mujye muyiha umuryango, niba uri umusore, niba uri umwana, uyisharinge abantu zibubatse, abantu zibabanye, kuko izi filime tuzikora kugira ngo zigire icyo zigisha, zigire isomo zibasha kuba zatanga muri ubu buzima bwa buri munsi, kuko aya masomo aba akenewe. Uyu nawe yaje akomanga asakuza avuga uti amafaranga yanjye ari he mugore wanjye? Ati amafaranga yanjye ya poroje yanjye nari ngiye gukora ari he ko nayabuze, ko ndi gukererwa ku kazi? Yaramubwiye uti mpereza amafaranga yanjye, wibuke neza, najya ngo nkwibutse amafaranga uburyo ahantu ari n'uburyo yazanywemo, uraza gusobanukirwa kandi amakuru ku yandi uragenda urushaho kuyamenya. Umugabo arimo aravuga uti nkeneye amafaranga yanjye ari hehe? Uyu nawe aramubaza ngo amafaranga niyo uri kubaza? Ati amafaranga niyo ndi kukubaza, nayashyize hariya ku meza ngiye kuyafata ngo njye mu kazi, njye kuba nakora ibikorwa byanjye. Uyu nawe yakomye amashyi aramubwira ati amafaranga, ati si 5,000,000, ati nizari za 5,000,000, ati rwose umukobwa wawe niwe wayatwaye, umukobwa wawe ni umujura, niwe wayatwaye, njyewe namwiboneye. Kandi turabizi uko byagenze kose, filime yacu iri kuba yajya mbere, igiye no kuba yaryoha. Kurikirana intambwe ku yindi, uraza kuba wasobanukirwa. Ntugende udashoje iyi video kuko uraza kuba ucitswe cyane. Mana Nyagasani yatangiye kuvuga uti umukobwa wawe ni umujura, nabikubwiye inshuro nyinshi ko ari umunyamico mibi, ni wowe yatwaye, njyewe namwiboneye. Kandi ntuzongere kujya unshinja ibintu udahagazeho, kuko noneho kuri iyi nshuro umukobwa wawe ni wowe yatwaye kandi nabashije kuba namwibonera. Mana Nyagasani yarahindukiye aramureba, aramubwira ati uyu mwana mutoya, uyu mwana nibyariye, uyu mwana nta mutima mubagira wo kuba yakwiba amafaranga. Ese umwana yakwiba 5,000,000 koko? Yakwiba 5,000,000 ngo azimaze iki? Umwana nuko nguko areba gusa afite ijambo, abashije kuba yaryamana. Ese biraza kurangira bite? Biraza kuba byarangira bite? Umwana yarahagurutse, yaramubwiye ati zana amafaranga watwaye, mbere yuko unteza papa wawe, mbere yuko unteza so, banza uzana amafaranga watwaye. Ese biraza kurangira bite? Yamwutse nabi. Arangije umugabo aramubwira uti gana ahangaha mukobwa wanjye, ati gana ahangaha mbanze mpangane, aturamamiriza ukuri neza yuko uyu mukobwa wanjye ari watwaye amafaranga. Ese biraza kurangira bite? Uyu nawe aracyari kurya, aracyahwahwanya, uburozi bwatangiye kugenda bukora, yabuze ibyo arya, ari kujya kunywa icyayi cyangwa se ji akayishyira hasi, ati reka mbanze mari ibiryo nibyo biryoshye. Uburozi burimo buragenda bumucanganyikisha gake gakeya. Mu gihe aba nabo bari kuvuga ati amafaranga niwe wayatwaye, umugabo akamubwira ati wimbeshyerera umwana, aya mafaranga yatwara agira ngo ayamaze iki? Nawe kandi koko umwana nk'uyu nguyu yakwiba izo miliyoni ngo azimaze iki? Nta bwenge aba afite bwo kuba yabyaza umusaruro aya mafaranga. Nubwo hari abayiba, ariko biba bigoye cyane, biba bikubiye kenshi cyane yuko umwana nk'uyu nguyu ariwe watwara amafaranga nk'aya ngaya menshi. Umugore yakomeje kuzamuka, buriya bavuga yuko umugore yarakaye cyane, ngo yarakaye ngo na Satani ngira amanuka igafata isomo. Mana Nyagasani yaramubwiye uti ntumbeshyere ko amafaranga yawe ari njye wayatwaye, umbabarire cyane, baza umwana wawe, njye naguhaye amakuru yose ashoboka. Ati zana nkwereke, ati n'ikimenyimenyi naho yayabitse. Yaje kureba hahandi kugira ngo arebe ko yashyize mu rukenyerero. Mana Nyagasani amafaranga yarabuze.
uyu mukobwa nawe yaje kumufasha gusaka amafaranga barayabuze. Yaramubwiye ati ni wowe yatwaye, zana amafaranga ya so mbere y'uko umunteza. Mana nyagasani yarongeye aramukurura. Buriya umwana na papa we, umwana na se ni ikintu gikomeye cyane dushobora gutandukanya. Yaramubwiye ati se ko umusatse amafaranga yakuye hehe? Uyu nawe yarebye hasi mu mapantaro no mu myenda arangije arayabura. Ati ubwo kayahishe kayatsimbye abajura. Baba bafite amayeri menshi bakoramo, ntabwo byagutungurana nubwo byaguhangayikisha abaye yayashyize nko mu ntebe. Murebe aho ngaho mu ntebe cyangwa mu musego, kuko nguko naho ngaho yari yiryamishije. Ese biraza kurangira bite? Kurikirana intambwe ku yindi uraza kuba warushaho kugenda usobanukirwa. Ese biraza kurangira bite? Uyu nguyu nawe yaramubwiye ati nyamara amafaranga ni aka kana kayatwaye, aka kana karasa n'akabandi. Mana yanjye, uyu nawe yatangiye gushyigikira mukuru wiwe. Icyo atazi ni uko rwose mukuru wiwe agiye kuba yamwiyicira akamwaka ubuzima bwiwe. Uyu nawe yaramubwiye ati noneho ngaho nsaka, niba ugira ngo ndakubeshya n'iyi nzu yose uyisake. Umwana yarateruye aravuga uti papa, ataba abantu bose ni abagome kandi ni abatindi. Ati reba muri kiriya gikapu cyiwe, ahubwo yahamagaye murumuna wiwe ngo azayatware. Njyewe namwiboneye ibintu byose ari kuvuga, namwiboneye amafaranga niwe wayatwaye. Mana yanjye, Mana nyagasani, ese ni ukubera iki ubuzima busigaye bubamo amanyanga nk'ubu ngubu? Mbabwira ngo mujye musenga cyane, musome Bibiliya, mubashe kuba mwasobanukirwa, mwamenya amakuru ariyo yose mu gihe icyo ari cyo cyose. Umwana yagiye gufatayo rw'umwana yabibwiye papa we wagiye gufata igikapu, aramubuza, aramubwira uti icyo gikapu nta kintu kibereyemo. Kandi ni koko bazi ko nta kintu kibereyemo, ariko icyo atazi, umwana yabashije kuba yabishyira mu bikorwa, yabashije kuba yanafata video. Wibuke neza amavideo yose cyangwa se ibiri gukorerwa hariya byose kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota, byose video iri kwirikodinga. Yakozemo arangije kuramo amafaranga, ari nako asakuza, arangije aramubwira ati aya mafaranga si aya ngaya. Ati si aya ngaya si havuye. Ati ntabivuga, niko kayafashe kayashyiramo kugira ngo kanteranye nawe, kugira ngo njyewe ukunde unyirukane. Aramubwira uti ndakwiyamye wa mugore we. Ati wambwiye yuko umwana wanjye ari wowe wayafashe, wambwiye yuko umwana wanjye ari wowe wayafashe akayashyira mu ikenyerero akayakenyereraho, none yasanze mu gikapu cya murumuna wawe. Ese ni ukubera iki? Biragenda bite? Kurikira niba ugeze aha ngaha kuri uyu munota utarakora subscribe, yikore, ubundi turushaho kujya tugenda dufatikanya umunsi ku munsi. Mu gihe bakiburana, undi nawe yatangiye gutaka mu nda, yatangiye kumva ari kuribwa. Uyu nawe akamubwira uti ni gute umbeshyerera umwana ukavuga yuko umwana wanjye watwaye amafaranga kandi ari wowe wayatwaye na murumuna wawe? Uyu nguyu uko bakomeza kuburana, uko akomeza kuvuga amagambo menshi, ari nako atangira gutaka mu nda, ari nako atangira kuribwa. Ese biraza kurangira bite? Mujye mugira urukundo, mujye mukundana. N'Imana iravuga ngo mukundane mbere yuko munkunda, mbere yuko munkorera, mubanze mukunde bagenzi banyu. Kandi n'ikimenyimenyi uba usanga abantu nk'aba ngaba aribo bahora mu nsengero basenga banatanga n'icyacumi, ariko ugasanga nibo bantu bakorera Satani mu buryo bukomeye cyane. Reba nk'ubu ngubu arimo aramufatana amafaranga, yangiza akamubwira ati rwose uri kumbeshyera cyane. Arimo aratangira kuvuga uti urambeshyera, ibintu ntabwo ari byo, kandi yabashije kuba yafatwa. Ati aya mafaranga niyo biragaragara ko ariyo, kuko yari ari ku meza, ariko ni umwana wawe, ni umukobwa wawe wabashije kuba wayatwara, ni umukobwa wawe wabashije kuba ayahishamo hariya kugira ngo abashe kuba wamfata. Umugabo akamubwira uti ibintu byose uvuga ni ukubeshya, nta n'ikintu na kimwe kizima kirimo. Uburyo unyangira umwana, uburyo umuharabikamo, biragaragara yuko ari wowe wayibye, ahubwo wari ugiye kuyaha murumuna wawe akayatwara, ubundi ukabasha kuba wayakoresha ibyo yatekerezaho kuba wayakoresha. Ariko wa mugore we urananiye. Umugore yatangiye kubura yacira n'ayamira, umwana yabashije kuba yamufata. Uyu nawe yatangiye gutaka, ari nako umwana mureba. Gusa umwana aratuje cyane, buryo ujya utuza, buryo uceceka, buryo ujya wubaha. Umuntu wese uba utuje ucecetse, kuko aba acecekanye ibintu byinshi bikomeye cyane. Uyu nawe
yabonye murumuna wiwe atangiye kuribwa mu nda, yaje aramwegera aramubwira ati hangane biraza kurangira. Uyu nawe papa wiwe n'umwana yaramubwira ati byoroshye, tuza, byoroshye nta kibazo, icyo pfa kuba amafaranga abonetse. Yafashe papa wiwe yaramubwiye ati rero papa, ati reka mbanze nkubwire, ati hari ikintu nshaka kuba nakwereka kiguhamiriza yuko njyewe ndi umwere, utagomba no kuba wakwizera uno mwana w'umuntu. Mana Nyagasani, uyu nawe aracyahendwahendwa kugira ngo roho yiwe abashije kuba yayisigasira. Yaraje amuhereza telefone, yari kode yarikodinze, yatangiye kureba ibyabaye byose. Uyu nawe aracyari gutaka avuga uti munjyane kwa muganga. Uyu nawe ariko areba ibintu byose byabaye. Umugore akaza akamubwira uti mfasha tujyane murumuna wanjye kwa muganga ndakwinginze. Ari nako ari kurushaho kwirebera video y'ibyabaye. Uyu mugore niwe wafashe uburozi arangije abushyira mu biryo by'umwana wiwe. Umwana wiwe aramubara arangije ahita ahindukiza. Nibyo uno mugabo ari kubona. Yaramubwiye uti iyi video ndi kubona iragaragaza ibintu byose byabereye ahangaha kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Ni wowe wishe murumuna wawe, ni wowe umwiciye, ni wowe wafashe ibiryo urangije ushaka kwica umwana wanjye agufata video buri kimwe cyose. Uyu nguyu disi arimo arataka ati njyewe rwose barambeshyira, ati ibyo bintu ntago mbizi. Yaramubwiye ati vayo hano, ati ntushaka kunyinisha, ati nunyinisha ndahita nkukubita. Yahise amwereka video ati video si yawe, yaramubwiye uti uyu mugore aramubwiye ati yarayirebye aravuga ati wapi ni AI, ati ni AI. Mana Nyagasani, ati ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ari AI kandi bigaragara yuko na video iri gukorwa iri kuri kodinga. Yabimuteye utwatsi. Umugore ntajya yemera. Buriya uzirinda umuntu utajya wemera icyaha, utajya wemera nikosa. Yaramubwiye ati uyu ni wowe, ati uza ugashyiramo ibiryo wangiza ukamushyiraho n'amafaranga. Ati njyewe, ati uyu mwana wawe ni umutekamutwe. Buriya nugwa no mu ikosa uzasaba umuntu imbabazi. Yamaze gucanganyikirwa, ari gushinjwa kwiba amafaranga, ari gushinjwa gushyira uburozi mu biryo na murumuna wiwe arimo arapfa. Mana Nyagasani, ese ari we ibi bintu bibayeho? Ese ari wowe mugabo wabigenza ute? Ishyire mu cyimbo cyiwe ubundi utubwire icyo wakora. Jya muri comment utubwire. Umugore akoze ishyano rikomeye cyane, yishe murumuna wiwe kandi ntibishoboka yuko azakomeza kubana n'uyu mugabo. Ese uyu rugo wowe warushingiraho? Umugabo yaramubwiye ati rero ikigaragara yuko misiyo yawe uri umwanzi w'ibyiza, nta n'icyiza wifuriza abana b'abantu. Murumuna wawe uramwishe, ushatse kwica umwana wanjye birakunaniye, wibye amafaranga yanjye birakunaniye, urashaka kwirukanisha umwana wanjye kugira ngo ubone yuko wisanzura ku bintu byose. None reba murumuna wawe wabigendeyemo, ese biraza kurangira bite? Umugabo niko yatangiye amubwira uti wowe urifata ugashyira uburozi mu biryo by'umwana wanjye nta soni kugira ngo akunde kuba yapfa. Ese ko wanyemereye yuko umwana wanjye uzamurera ukamwitaho tugafatikanya ko nta kintu kibuza ahangaha, bigenda bite kugira ngo ushake kunyicira umwana? Abenshi rwose mu bana bwa mbere akubwira uti umwana wawe nzamwitaho kandi akamwitaho ni nabyo, ariko nyuma ibyo akora byose biba biteye ubwoba, biba biteye n'agahinda. Gusa si bose ba mukase bakunda gufata abana nabi, gusa hari n'abo bafata neza, ahubwo ugasanga abana nibo babaye ikibazo, muri rubanda. Nkubwira ngo niba wakunze iyi filime ntugende udakoze subscribe, ukore like, ukore share, ubundi unasharinga izi video. Niba ari umuntu uzi wubatse umeze gutya uzabashe kuba wamugira inama. Yaramubwiye ati rero jyana murumuna wawe muvana ahangaha mugende, mwabagome mwe, ntabwo mbashaka muri iyi nzu. Umukobwa yahise acika intege, umukobwa yahise ahwera. Uburozi ni uko nguko bukora. Satani ni uko ahemba, Satani ahemba nabi. Yaratangiye kurira ati murumuna wanjye arapfuye, ni nawe umwiyiciye. Ese ni ukubera iki? Mbabwira ngo filime yacu nuko igenze.